שלום שלום, מה זה אנחנו הולכים ללכות היום? turabashuje uyu munsi tugiye kureba iki? Tugiye kureba ubuhanuzi bw'ibihe turimo uko ibimenyetso bigenda bigaragaza. Tuzi neza ko muri iyi minsi ije abantu bose bagiye kugenda baboroga bavuga bati mana Yeremiya 13:19 ni koko twarazwe ibinyoma kubera iki? Kubera ko imyaka yose turiho tubayeho yaba na mbere na kera na kare hafi imyaka 7 twamye mu kinyoma gusa ntawe tugeze tumenya inzira z'Imana bibaho. Kubera iki? Kubera ko wibuke ko Imana irema Adamu yamuhaye umujyo ujya imbere kugira ngo arebe ibyiza Imana yari yaramuremeye. Ataratera n'intambwe imwe Satani abamwambuye ubutwara abamyaza uko byagenze turabizi twese. Nuko nguko Adamu yakoze U-turn ajya mu mujyo wa Satani gukomeza ajya mu mujyo w'Imana. Bivuze iki rero? Bivuze ko imyaka yose tumazeho y'ubuzima bwacu bwose turi mu kinyoma cya Satani, ariyo mpamvu ubona isi iri guhura n'ibibazo uruhurikane hirya no hino umunsi ku munsi. Ngayo nguko niyo mpamvu ubona abantu baririmba amahoro ntibayabone, abantu baririmba uko ntibakubone, abantu baririmba ibyo baririmba byose byiza ariko ntibibageraho. Kubera iki? Kubera ko Satani yavanye ubutware kuri Adamu atujyana mu nzira ze akaba izo turimo. Wibuke ko nanditse igitabo hano kivuga kuri Ukraine, imyaka 12 imbere y'Ukraine ntabwo muri Ukraine iba, ariko ibi bikaba bitangira umuhanuzi ntibikabe kuko Imana ntabwo yagize ingira umuhanuzi. Ariyo mpamvu uvuga ni abantu bita abahanuzi aho babikura simbizi. Ibyo nabitangiye ubuhamya ndabivuga kenshi uko byagenze kugira ngo nandike ibintu bya Ukraine imyaka 12 imbere y'uko biba bigeze aho biraba. Akaba yo mpamvu nje kuvuga ku buhanuzi kugira ngo nkwereke ko ubuhanuzi mvugaho ntago ari ubuhanuzi wenda ntekereje cyangwa narose cyangwa niyumviriye, ahubwo ni ibivuye mu ijambo ry'Imana uko Imana iba yadushoboye. Biri kuba rero ni ibiki? Imana iravuga iti igihe ni iki? Niba uri mu byaha hinduka ugire imitekerereze hashya, uhindure imitekerereze yawe n'umutima mushya uwogisha ijambo ry'Imana kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Ukize ubugingo bwawe ni muri mu bibi. Igihe ni iki? Imana iravuga ngo igihe kiraje kugira ngo igaragaze abanyamwaga, abarwanya Imana bose igiye kubashyira ku murongo. Ari impamvu Imana ivuga iti igihe kirageze. Igihe kirageze igiye gufata iryo shyanga riteza ibindi bihugu biriseke kubera ko iryo shyanga ryanze kumvira Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, Imana ya Israel ya nyayo, Israel y'abirabura nk'uko mubivuga igihe cyose. Imana ikabivuga iti rero abo bantu banze kumva, ariko igihe kirageze. Igihe kirageze kugira ngo bagaragaze mbashyire hanze. Ibyo byose turi kunyuramo ibyo mwumva hirya no hino biba ni Imana iri guhana iryo shyanga, ayo mashyanga yose yagomeye ubwoko bwayo, yagomeye umugambi w'Imana kugira ngo udasoza muntu abe ari mu kuri no mu mwuka twambaza Imana nk'uko bikwiriye. Nawe ibaze nawe gahunda zose za Satani hirya no hino uko zirwanya Imana, ubona si Imana yabirebera aho ngaho ikabyihorera gusa. Imana iravuga iti igihe kirageze nk'uko tubisoma muri Ezekiel 18. Imana iratubwira iti igihe kirageze kugira ngo mbereke ko ibyo mwiyumvira byose ntaho bihuriye n'ukuri. Icyo gihe nikigera nzabateza ubwoba, nimara kubateza ubwoba akanyabugabo n'akanyamuneza byose mwiha nzabigusha noneho ayo mashyanga abaseke kahave agereho n'abanyenga. Ntabwo muzamenya ko mwabaye igihugu gikomeye. Icyo gihugu kibwirwa n'ikihe? Nta kindi ni Amerika. Mpora mbivuge buri gihe n'abantu babyumve. Ari naho buriya bwoko 12 buzava kugira ngo bimenyekane. Umenye ko ubwoko buri muri Amerika ni Yuda, noneho bakazaza hamwe nkuko tusoma muri Ezekiel bagakora ubwoko 12, babiri bari muri Amerika n'ubundi 10 bwaburi muri Afrika. Nose bose bagakora 12. Yuda rero yamaze gukanguka. Mpora mbivuga Yuda yarakangutse cyane muri Amerika, barabizi ko ari ubwoko bw'Imana,
ari nayo mpamvu hari iriya miriro, hari ibyo byose bigiye kuba n'ibindi bizaza byinshi cyane, kugira ngo bategure abantu bazabasha gukumira bari abantu batazahava, none isi yose itazamenya ko ari bo bwoko bw'Imana. Nibyo bintu biri kuba, bakoresha iriya miriro. Benshi sinzi ababivana baravuga ngo ni Imana iri kubahana, abandi bakavuga byinshi neretswe, ariko nkurikije ibyo nakurikiye byose, ibiba byose ntibyaba Imana itabyemeye. Yaba ari abantu babyiteye, yaba ari Imana ibahannye, ibigaragarira amaso ni uko bari guhura n'ibizazane bya bihe Imana yavuze. Reka tubwire iki rero, muntu wumva ukunda ubugingo bwawe, niyo mpamvu mubaza ufite imyaka ingahe, 20, 30, 40, 70, 80, yewe n'ijana, wegeze ufata umwaka umwe gusa ngo ushake mu maso y'Imana, ushake Imana, noneho Imana nayo iguha agakiza, ukize ubugingo bwawe. Imana itubwira hano, iratubwira ngo ugomba kugira ubwenge bushya, ukagira umutima mushya usukuye, kubera ko uzaba wabivanye mu ijambo ry'Imana. Ngayo nguko rero Imana irimo irahana, kandi ibihano ntabwo biratangira bya nyabyo. Twitegure noneho kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu nk'uko Imana itubwira, kuko uzanga kumva ugakurikira Imana, uwo nguwo Imana nawe izamureka. Ngayo nguko rero, nawe utaha murakoze. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.